twongeye twasuhuje kuri channel yacu abo mu majyaruguru mu majyepfo burengerazuba n'iburasirazuba nabasuhuje. Mu buzima buriya tujya tuvuga tuziga cyangwa se ntidukunde kwibasira abantu cyane. Hari igihe nyine abanyamakuru dukunda kuvuga uti ugasanga uri kujya kuneka amakuru cyangwa se ugasanga uri gutangaza ibintu ko wumvishe runaka bivuga, ariko ndagira ubwire ko views zizakora ku bantu. Ese gusebya mugenzi wacu cyangwa se gusebya mugenzi wawe hari inyungu waba ubifitemo? Cyane cyane nkunda kubona ku mbuga nkoranyambaga ugasanga umuntu yifashe yiteretse kamera ari gusebya mugenzi we, nyamara ntabwo azi ko nawe ejo bishobora kumugeraho. Uyu mukobwa DJ Sonia yakoreye ahantu henshi hagiye hatandukanye, kuri televiziyo Rwanda n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, mu bitaramo, muri arena n'ahantu henshi. Ariko uyu mukobwa ntabwo akunda kuvuga cyane. DJ Sonia ntabwo akunda kuvuga cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho usanga nabo ngo bamwibasira sinzi ahantu amakuru bayakura. Rero mu buzima tujye twirinda kugira nyine kwinjira mu buzima bw'umuntu ugasanga winjiye muri famiye ye, winjiye mu mibereho yiwe. Gusa ko ibingiye amategeko y'u Rwanda arabihanira kandi ntago leta y'u Rwanda izihangana abantu bameze gutya. Rimwe na rimwe abanyarwanda twikundira amatiku, kumva ko umuntu bamusebeje, kumva ko byagenze gutya, ugasanga dushaka kumva ko nyine kumva bamuvuga ari hasi. Nkunda kubibona cyane. Ubwo biheruka rero DJ Sonia yatanze ikirego kuri RIB atangaza ko kuva 2023 ubwo ni imyaka 3 ishize yose bamusebyaga bakoresheje izina rye, binjira mu muryango we, nyine basebyaga izina rye. Ariko yarabirebaga ntavuge. Abonye byafashe indi ntera, ejo bundi nibwo yafashe ikirego akijyana muri RIB. Rero ubu ngubu noneho ibintu byakomeye. Navuga ko byakomeranye abo ngabo bari muri uwo mwandiko ko biravuga ko Kazungu ka boss akunda gukoresha Instagram, ko nawe ari mu bantu bafashwe, ndetse biravuga ko na Yago, DJ Brian, niba Pizzo no umunyamakuru nakunda gukora kuri YouTube, nawe biravuga ko abo ngabo barimo mu bantu barezwe. Na Godfather biravugwa, ariko ntabwo birabitangaza. Biravugwa ko Kazungu ka boss we yaba yafashwe. Ariko ibi ngibi bitubera isomo ryo kumenya ibintu tuvuga. Hari igihe nyine abanyamakuru kuri YouTube ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga bagirwa n'amafaranga, aho ugasanga umwana baramufashe, baramwibasira, baramuvuga. Hari n'abinjira muri famiye y'umuntu ugasanga nyine niko bimeze. Yego imbuga nkoranyambaga niko bigenda, niko showbiz nyarwanda igenda, ariko ntago showbiz iteka ari gusebanya. Aho umwana afata umwanzuro akavuga ati ngiye kurega, nuko biba byakomeye. Gusa nyine nkatwe abanyarwanda tugomba gushyira hamwe, tukareka ibintu by'amatiku, tukareka ibintu byo gukunda itiku. Niryo ricuruza ariko nanone ribyara ingaruka. Abantu bose bo muri showbiz nyarwanda bashije muri gereza bitewe n'amagambo bavuga, cyangwa se bitewe n'ibyo baba bakoze, akenshi bishingiye ku magambo no gusebanya. Rero nyine murabyumva, nta mpamvu yo kugira ngo umuntu mujye mumufateho ijambo, haba nyine abanyamakuru cyangwa se n'abandi mwinjire mu buzima bwe. Ubwo nyine nuko nawe aba yabangamiwe. So DJ Sonia Imana imworohereze, kandi nabo ngabo nizere ko bizaragira neza. Niba ari n'imbabazi bazihane, ntabwo twifuza ko tujya tubona abantu buri gihe babafunga bazira iminwa yabo, cyane cyane abanyamakuru. So ndagushishikariza gukora subscribe kuri channel yacu ugeze ku musozo. Uzabane n'ibindi biganiro bitaha, mukomeze mugire ibihe byiza.